Bene data Yesu ashimwe, ndabashuhuje mu izina rya Yesu, Uwiteka bishimira aho muri hose. Uyu ni wa mwanya dusangira ijambo ry'Imana, umwanya tuganira ku ngingo zimwe na zimwe zihindura ubuzima bwacu bwo mu mwuka, tukagira icyo twiyungura, tukagira icyo tumenya. Tumaze iminsi turi kuvuga ku bice by'umubiri tugomba kurinda, ibice by'umubiri wacu tugomba kurinda kugira ngo imibiri yacu ibe ibitambo bishimwa n'Uwiteka. Ubushize twabonye ururimi, undi munsi twari twabonye umutima, uyu munsi tugiye kwegera tubone ikindi gice nacyo cy'ingenzi ku mubiri wacu, nacyo iyo tutakirinze gishobora gutuma imibiri yacu itaba ishimwa n'Uwiteka. Icyo gice rero ngira ngo tuganireho ni igice cyitwa amaso. Amaso, umuntu agira amaso amurebera aho ajya hose. Amaso adufasha kureba, amaso adufasha kumenya ibituzengurutse, amaso adufasha kumenya abo turi gukorana, amaso adufasha kumenya ko bwije cyangwa bukeye, amaso adufasha gusoma, amaso adufasha ibintu byinshi. Burya igice cyitwa ijisho iyo cyagize n'ikibazo umubiri wose urahangayika, kandi umuntu wagize ikibazo cy'amaso burya aba afite ikibazo gikomeye cyane, gikomeye kurusha ngira ngo ibindi byose. Ndakwinginze rero kugira ngo tubane mw'iri somo. Amaso rero ubwoko bubiri, hari aya maso turebesha ariko hari n'andi maso. Hari n'andi maso kuko iyo turebye mu Bami ba kabiri igice cya 6 dusanga ahantu umuntu yabashishwe kureba n'andi maso atari aya ngaya tureba, aho ku murongo wa 16 tubona ngo aramusubiza ati witinya, kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Ahangaha ni Elisa wabwiraga umugaragu we. Nuko Elisa arasenga ati Uwiteka ndakwinginze muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore, arareba abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Imana ishimwe cyane. Ahangaha hari ingabo zari zagose Elisa ngo zimufate. Kubera yuko hari umwami w'i Siriya yari amaze igihe arwana n'Abisiraheli. Noneho hakajya habaho Elisa akajya aburira umwami w'Abisiraheli, hanyuma umwami w'Abisiriya akayoberwa uko byagenze, bakamenya aho bari butere baturuka. Umunsi umwe rero ati ariko hari umuntu wacu ushobora kuba ababurira. Ndaramubwira ati reka data, ahubwo ni umuntu w'Imana ubayo ujya ubabwira uko ibintu bimeze. Nuko umwami w'Isiriya ateranya amagare n'amafarashi kugira ngo bigote umudugudu w'i Dotania aho Elisa yari ari. Umugaragu wa Elisa rero asohotse abona ingabo n'amafarashi n'ingabo nyinshi zigose uwo mudugudu. Asubira afite ubwoba, abwira Elisa ati ngabo mbonye ibyo mbonye ntibisanzwe n'ubwoba bwinshi. Abwira Elisa ati biracitse. Elisa rero ahita amubwira ati witinya, kuko abo turi kumwe ni benshi kuruta bariya. Abwira Imana ati muhumura amaso. Ayo maso rero yamubwiraga ngo imuhumure ntabwo ari yandi yarebesheje babandi, ahubwo ni amaso yandi atari aya ngaya dusanganywe, ni amaso y'umwuka. Aya maso y'umwuka rero kugira ngo uyabone bisaba kugira ngo urinde aya maso dusanganywe, kuko aya maso yakenshi areba ibituzengurutse, aya maso akareba ibifite akamaro n'ibidafite umumaro. Amaso yacu muri iyi minsi ari kureba byinshi, noneho aho haziye social media musigaye mubona ibishegu bibaho kuri social media, musigaye mubona ufite telefone ukajya kuri Facebook, ukajya kuri Instagram, ukabona haje ibintu utanabisabye. Amaso yacu rero dusabwa kuyarinda kugira ngo tutareba ibyonona umubiri, kuko amaso burya ibyo urebye ahita byohereza ku bwonko nabwo bugatekereza cyane, bukohereza ku mutima, ngaho ukajya mu kurwana n'umutima
uvuga kuti nkomeze ndebe bikazakubyarira ibindi. Kuko burya n'umuntu ujya gukora reka tuvuge icyaha cy'ubusambanyi ku bantu wenda b'igitsina gabo, arabanza akareba akitegereza umuntu w'igitsina gore, akamwitegereza, amaso akanga kumuvaho, akohereza ku bwonko ati nyamara byagenda gutya, ubwonko bukohereza ku mutima, ejo akabirarana, ejo akongera akamureba, bigashiduka yatangiye kuvugisha wa muntu, bigashiduka yatangiye kumujyana mu bindi biganiro. Iyo nawe yoroshye rero birangira babinjiye mu gikorwa kidashimwa n'Imana, aricyo cy'ubusambanyi. Amaso rero murumva yuko iyo tuyakoresheje mu buryo butari bwo atuzanira ibyaha bituma tujya kure y'Imana, ntitube ibitambo bishimwa n'Imana. Rero amaso tugomba kuyarinda ibidafite umumaro, ariko kandi tukamenya ko hari amaso y'umwuka. Hari amaso y'umwuka kandi atangwa n'Imana, kandi aya maso azanye na Mwuka Wera, kandi aya maso areba ibirenze ibyo twebwe tuzi, areba ibirenze iby'abantu bazi, kandi aya maso areba ari uko wasabanye n'Imana gusa, cyangwa se ari uko Imana ishaka kukuzamura mu rundi rwego. Ariko hari icyo bigusaba rero, icyo bigusaba kugira ngo ubone aya maso. Icya mbere ugomba gusengana umwete, ukaba hafi y'Imana. Nta muntu Imana yigeze ihumura amaso atari hafi yayo. Nta muntu Imana yigeze ihumura amaso akamuha ngayo umwuka atabonye Mwuka Wera ngo akorane nawe ibihe mu bindi, abane n'Imana igihe cyose. Rero ba hafi y'Imana, womatare n'Imana izaguha aya maso iguhaye na Mwuka Wera. Ikindi kandi, irinda amaso y'umubiri aya ngaya dufite, kureba ibitagira umumaro, kureba ibintu bigushyira kure y'Imana. Ntago Imana izaguha Mwuka Wera, ntago Imana izaguha amaso y'umwuka. Amaso yawe aya ngaya asanzwe uri kuyarebesha ibiteye isoni. Niba wirirwa ureba za porno, ukirirwa ureba abambaye ubusa, ukirirwa ureba barimo gukora ibipfuye amaso, ntago rwose ayo maso y'umwuka Imana yayaguha. Umatana n'Imana, ubane n'Imana, hanyuma izaguhe aya maso y'umwuka. Amaso y'umwuka nuyabona, uzabona ibirenze iby'abandi babona, uzabona ibizakugayidinga mu bihe byawe byose by'umwuka. Yesu nashimwe. Hora rero uhanze Uwiteka amaso, kandi guhanga Uwiteka amaso, Uwiteka ntago tumurebesha amaso, ni yayandi y'umwuka nyine. Niwo matana na Kristo, ukomakatana na Yesu, ise ari we Imana Uwiteka, nawe azabana nawe, kandi azabana nawe muri byose, ibihe byose. Ndabifuriza rero bene data kugira ngo musabe aya maso y'umwuka, kandi amaso yanyu muyarinde kureba ibidafite agaciro, ibitagira agaciro by'iki gihe, ibinezeza by'iki gihe nyamara bidushyira kure y'Imana. Reka mubirinde amaso yanyu, ahubwo musabe Imana amaso ya Mwuka Wera, amaso Imana izatwereka ibifite umumaro kandi bidufitiye inyungu mu gihe kizaza, mu gihe abandi bazaba batazi iyo bava n'ayo bajya, ahubwo twebwe tuzaba twaramenye icyo gihe. Hanyuma reka twiteganyirize muri iki gihe, tubone ayo maso, twuzure umwuka, tuve mu biteye isoni. Icyo mbasabira nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen.